Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo n'igihe tuzakora rimwe duhite dutsinda. Ese no kubera iki tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda, ikintu busabwa no gukosora kino kizamini cyose kiba cyakozwe kugira ngo ujye ubona kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Mbere y'uko ureba ino video, jya aho hantu handitse subscribe wakande. Ikintu cyose kiraho bari cyagufasha kujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda mbashyiraho, murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba cya gibazo nkunda gupostinga agiye gukunda kuza mu kizamini, aba ari byagufasha kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Rero kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ugahita ukibibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, namwe twabatekerejeho. Aho waba uri hose mu gihugu uduha amasaha ubonekaho ku munsi, ukatubwira ati wenda mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizamini, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 07893516 tubigufashe. Muri mu mujyi wa Kigali ho byaroroshye, tuba twaza tukakwigisha umunsi umwe turi kumwe, umunsi ukurikiye ukajya mu kizamini ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 07893516 ibyo byose tubigufashe. Mukeneye kwiga computer, uramutse ukosoye kino kizamini ukagira ikibazo, turagusobanurira, serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi mwa kino kizamini cy'uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? Araba ngo burenga toni 1, beka ngo burenga toni 2, seka ngo burenga toni 24, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe, cyane cyane kino kizamini kiba kimaze gukorwa kano kanya mu gitondo. Ubusanga uwo munsi barakunda kubirirwa bari kubazamo ibibazo byinshi. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe utsinda, usabwa gukosora ibizamini byinshi biba byakozwe. Rero kino kibazo ujye ureba ko mu gihe utagikoze n'ikiramuka kigarutse urahita ugikora. Araba ngo burenga toni 1, beka ngo burenga toni 2, seka ngo burenga toni 24, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota tugize kuri 20 mwa kino kizamini dukosoranye ariyo wari kugira mu kizamini. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano bavuze ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Baravuga ngo burenga toni 1, be baratubwira ngo burenga toni 2, se baratubwira ngo burenga toni 24, be baratubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko hari ibinyabiziga byinshi bishobora kurenza buno buremere baduhaye kandi bitaba biriho bino byapa byerekana umuvuduko. Ndakeka ko mumenye impamvu duhisemo D. Ndakeka ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri cyabaza ngo hari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? Murabizi hari umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kiba kigomba kuba gifite. Rero hano bari kutubwira kuri velomoteri. Araba ngo kilometero 50, beka ngo kilometero 40, seka ngo kilometero 30, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye.
ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni kilometero 50 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyawe kibifite, iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Rero ntuzabigireho ikibazo ngo uvuge ngo se iyo ndi gutwara ikinyabiziga ngenda ndi gupima. Hari umuntu wigeze kubimbaza, ahubwo ikinyabiziga cyose gikoreshwa gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Rero hano ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wava moteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ndakeka ko uramutse guhitamo A, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Birashoboka ko waba uri gukosora kino kizami ukabona hari ibibazo biri kujya bikugora. Ibyo bintu byose ubyandika muri comment nkagutegura amasomo. Murabizi rero yashyizeho ni mwebwe mwagiye muyansaba kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. W'ikintu ubusabwa ni kimwe, ni ukujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, nazashyiraho iryo somo ukazahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo gusharinga link. Ariko uri hafi gukora ufite umunsi umwe, birashoboka ko iryo somo tutaba twarishyizeho, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 335 16 26, tukaba twagutegurira isomo tukariguhereza nko kuri WhatsApp, rikaba ryagufasha ukajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ukeneye kode duhamagara kuri izo nimero. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha abonekaho akubereye meza akajya agera tukaboneka tukakwigisha. Murabizi ibintu byaje by'ikoranabuhanga, tuba twanakwigisha uri kure kandi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 335 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kibabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba no mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu mbere yo kureba ino video wamaze ukanareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nabakoreye kunikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo babaza kugira ngo ibi byapa byose ububizi. Ayiraba ngo ishusho ni mpande 3, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. B ikavuga ngo ishusho ni mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kujya kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko igisozo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho aba ari mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Kino cyapa kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ko biriya byapa biba bifite ishusho ya mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ndakeka ko uramutse guhitamo B, ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ririya tara rikabonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque, ku buryo wazisomera mu ntera ikurikira imwe mwa zino baduhaye enye. Igisubizo cya nyacyo murabizi tuba dufite ibisubizo bine harimo kimwe cy'ukuri. Araba ngo muri metero 150 rikaba ryabonesha icyo cyapa, waba uri muri metero 150 ukaba wazisoma. Beka ngo muri metero 50, sega ngo muri metero 20, deka ngo muri metero 10. Ese hano muri zo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kuba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko hano bamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 20. Ririya tara riba rigomba mbonesha kiriya cyapa ku buryo nibura iriya mibare yanditse kuri plaque wayisomera muri metero 20. Ndakeka ko utahitamo A ko ntabwo wazisoma uri muri metero 150 cyangwa muri metero 50, aba ari metero 20. Nicyo gisubizo cy'ukuri
ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biri gukunda kugaruka cyane cyane mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Turi kugenda muri kaburimbo isanzwe, dufite uruhande rw'iburyo dufite n'urw'ibumoso. Ni inzira ifite ibyerekezo bibiri. Ese runo ruhande rw'ibumoso kuzi ko mu Rwanda tugera mu ruhande rw'iburyo, urw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki? Ni hari abashyize kari agafureshi kakwereka uruhande rw'ibumoso. Ese ruba rwadufasha iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Araba ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, beka ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, sega ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, beka ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese rwa ruhande rw'ibumoso wadufasha iki? Ndizera ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Kunyuranaho mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo no kudepasa, cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo tugiye kudepasa dukoresha uruhande rw'iki? Rw'ibumoso. Cyangwa tugiye gukatira ibumoso, wenda tugiye guhindura nk'icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu kibabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Hano uramanza umenye ese inzira y'icyerekezo kimwe ni inzira imeze ite? Ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uyivuyemo, ntabwo wemerewe kuba wakata ngo usubire inyuma. Iyo uvuye mwa ino nzira y'icyerekezo kimwe haba hari icyapa kiburira, kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, noneho kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kuko amabwiriza yo mu nzira y'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amabwiriza yo mu nzira ibisikanirwamo cyangwa mu nzira nyabagendwa igendwamo mu byerekezo byombi. Ubwo rero niyo mpamvu bagomba gushyiraho icyo cyapa, noneho bakubwiye ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ese ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Araba ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, beka ngo kunyuranaho ntibyemewe. Seka ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, deka ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ukaba wajya ku gisate cy'ibumoso cyangwa se icy'iburyo. Ese hano ubona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugitamo izo cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kunyuranaho hano izo cy'ukuri nta kindi ni A ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Kubera iki? Kubera ko iyo tugiye kudepasa duca mu ruhande rw'ibumoso, ariko iyo bakubwiye ngo igihe cyose ni ibumoso tuvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Naho ubundi kunyuranaho bikorerwa ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kudepasa bikorerwa ibumoso, ariko nubona ikibazo bakakubaza ngo ese igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Impamvu babivuze nuko maze ko hari ibindi bibazo byerekeye kwa bino bibazo byerekeye kunyuranaho, aho bakubaza kunyuranaho ngo igihe cyose ni ibumoso, ugahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba bashyiraho ku gisate kiri ibumoso cyangwa bagashyiraho ibumoso gusa, uzahita uhitamo ku gisate kiri ibumoso, kuko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ariko niba bakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzwe uhitamo rero igiso cy'ukuri aricyo A. Ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Dukurikijeho ikibazo cya karindwi kirabaza ngo itegereze neza. Kirabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Iravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo, beka ngo romoroki idafite feri y'urugendo, seka ngo romoroki itarenze ibiro 750, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Impamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse, ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse, kandi ukosoye kino kizami kimwe cyakozwe. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwe uhita utsinda, tubonye benshi bari kuzikuramo, kandi dukomeje no kubashimira abantu mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, yaba byandika muri komenti, yaba baduhamagara, haba twandikira kuri WhatsApp, bituma tubona ko hari ikintu kiri gukorwa. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, uzajya uhita ukibona ku gihe
kuri Rwanda Driving College TV. Ikintu ubusabwa ni kimwe, ni ukujya aho hantu handitse subscribe, ikintu cyose nashyiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Kugira ngo ujye uhita ukibona rero, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, nashyiraho ikizame ugahita ukibona ku gihe, nashyiraho isomo ugahita uribona ku gihe, nashyiraho kiriya kibazo kiri gukunda kuza. Ni ingenzi cyane kiracyo, abantu benshi bari kujya mu kizame bagahita bambwira ngo kiragarutse. Aho kugira ngo ujye urahita ukibona, ibyo byose bibona abantu bakanze subscribe. Nawe rero niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho ngaho ukayikanda, ikintu cyose kiraho ari cyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano ndizera ko wamaze guhita imisoro cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri cya nyacyo nta kindi, ni beromoro kidafite feri y'urugendo. Ndizera ko uramutse uhitamo B, ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro ibibazo biragaruka. Ndizera ko niba utari wahisemo B, niza mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Araho ngo metero 2 na santimetero 10, beka ngo metero 2 na santimetero 50, siga ngo metero 3, deka ngo metero 2. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakikoza mu bundi buryo, bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C santimetero 300, D santimetero 200. Nibaramuka babihinduye uzahita ubikora, kuko murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ubwo rero kuvuga ngo metero 2 na santimetero 10 ni kimwe no kuvuga ngo santimetero 210, cyangwa se bagafata za santimetero bakazihindura muri metero. Nakeka ko mukunda kubibona, ukabona banditse ngo A metero 1, 2 n'ibice 10, cyangwa metero 2 n'igice 1. Murabizi zero iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. B bakakubwira ngo metero 2 n'ibice 50, C bakakubwira ngo metero 3, D bakakubwira ngo metero 2. Nibaramuka babihinduye mu ubwo buryo nkubwiye, ntibizakugora. Ikintu bazaba bakoze ni kimwe, bazaba bahinduye ibipimo. Kandi ubonye biri kukugora wabyandika muri comment ngaguteguraho isomo. Rero hano ndakeka ko wamaze guhita iso cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi, ni A metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, biba bifite n'ibikoresho by'ihoni bigenda bitandukanye. Murabizi nka volomoteri iba ifite ibikoresho by'ihoni byumvikana muri metero 20, yavuze ihoni iri muri metero 20 ukabyumva, yaba iri kure ukaba utanabyumva. Ariko hari n'ikinyabiziga kivuze ihoni nubwo waba uri mu mubande ukabyumva. Rero hari ibinyabiziga batubwiye ngo bishobora kugira ihoni ridasanzwe. Ni ibihe? Araba ngo ibinyabiziga ndakumirwa, beka ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda, sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 n'ibice 10. Ashobora kwandika metero 2 n'igice 1, ntibizakugore. Murabizi zero inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri ibinyabiziga ndakumirwa, na B ikaba ari igiso cy'ukuri ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ni hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni bidasanzwe, aba ari ibinyabiziga ndakumirwa, za ambulance ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero D, ndizera ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10. Kibaza ngo icyitegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ugiye kuvuga ku bimenyetso. Kuvuga ngo ibimenyetso ni kimwe no kuba wavuga ngo ibirango. Byahe mabara? A iravuga ngo umweru n'umukara, B ngo umutuku n'umukara, C ngo ubururu, D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri umweru n'umukara, na B ikaba ari igiso cy'ukuri umutuku n'umukara. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi, ni B. Aba ari umutuku
n'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ibirango, hari imodoka iri mu ruhande rw'ibumoso iri mu mutuku ndetse n'iri mu ruhande rw'iburyo iri mu mukara. Rero niyo mpamvu bavuze ngo ibirango biba bisa umutuku n'umukara. Bari batubajije amabara yabyo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Yaba iri mwa ino ntera imwe mwa zino baduhaye ukaba waribona. Mu ye ntera ayiravuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. Mbega ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Sega ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara nibura mu ntera. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ni kuri 0789 355 tukagufasha gukora rimwe ugahita utsinda aho waba uri hose mu gihugu. Ndakeka ko mujya mubona comment za benshi baba bavuye gukora bagakora rimwe, abenshi tuba twarabigishije mu buryo bwa online. Niba ukeneye gukora rero rimwe ugahita utsinda, twandikiye kuri izo nimero asigaye nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibintu biba bibujijwe kuba wabyongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ibihe ayiravuga ngo imitako. Mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mihanda kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe D iri kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Aho bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi biba bibujijwe kongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako. Ugende warashyizeho ibintu by'imitako cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, cyangwa ngo ugende mu mabondo y'ikinyabiziga wongereho ibintu birabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Hano duhisemo igiso cy'ukuri ko ari C, nicyo twanditse ku gapapuro. Ndizera ko bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kibaza ngo ni ikihe cyapa kinyemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda. Itegeze neza bino byapa. Hari icyapa B3 gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo. Hari icyapa A22 gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo bavuze ishusho, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, ese uri kubona ari impande eshatu? Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe n'icyapa A20. Ese mwa bino byapa ni ikihe kikwemerera gutambuka mbere mu masangano? Ayiravuga ngo icyapa B3 kino kibanza, B ikavuga ngo icyapa A22 kiriya kiri hagati. Sega ngo icyapa A20 kirageruka, ndakeka ko muri kukibona. Deka ngo na ibisubizo byose ni ukuri, ubwo bino byapa byose bikaba bikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B3. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndakeka ko niba wararebye iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, bino byapa wabibonye. Ndakeka ko kino kibazo kitakugoye, ndakeka ko uramaze kugihitamo. Nikiramuka kije no mu kizamura kora kiraza kimeze gutya, uhita uhitamo A, ahasigaye ubona amanota yawe yose. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku miyobozi y'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Hano ibisubizo bine baduhaye. Ese ugomba kugacana? Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo yego buri gihe. Beka ngo yego igihe
hari ikinyabiziga kinkurikiye, sega ngo yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, ndeka ngo oya nta na rimwe kunyura ku kinyabiziga by'imitende ibiri, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ese hano rero ikibazo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza ino shusho baduhaye, mbibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, nino video y'amashusho yose abazwa narayibakoreye iri kuri YouTube channel yanyu, musubireho muyirebe kugira ngo nimujye mugera kwa bino bibazo nk'ibi byere kujya bibagora. Rero hano izo cy'ukuri ndakeka ko amaze kubyitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende cyangwa ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso? Ubwo uriya muyobozi uri inyuma utwaye iriya modoka ushaka kudepasa unuri imbere uri kwa kino kinyabiziga cy'imitende ibiri, ese ni ngombwa kuba wacana akaranga cyerekezo k'ibumoso? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni a, yego buri gihe. Ndakeka ko waramaze guhitamo a, yego buri gihe. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuru cyo ni ikibazo cya 15. Kibaza ngo iki, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Murabizi birashoboka ko twahura n'amatungo mu muhanda wenda bayajyanye mu isoko. Ese uhuye nayo uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Araba ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge, wazibona ukavuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Ndeka ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko wamaze kubyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ubundi nujya mu kizame ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ukabona handitsemo icyerekeye kugabanya umuvuduko, ntabwo nakubwira ko 100% aba ari cyo, ariko nka 90% kiba ari igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu hano ubugoza ugomba kuza tugakusurana kino kizame, turakubwira amabanga amwe namwe kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Araba ngo komeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Mbega ngo kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Sega ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza mu gihe iri kuvuga ngo menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Ese ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ndatekereza ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese uba wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Nayimaze no kubivuga ku kibazo cyabanje, iyo baguhaye ibisubizo bine ukabona icyerekeye kugabanya umuvuduko, ntabwo nkubwiye ko 100% kizaba ari igiso cya nyacyo, ariko nka 90% ubusanga icyo gisubizo kiraba ari icy'ukuri. Hano niyo mpamvu duhisemo B, kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Mbega ngo uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. Sega ngo uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu bara ryera n'ikirango cy'umukara. Ndeka ngo mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro, ndatekereza ko wamaze kubyitamo. Kiriya cyapa kiba giteye ku buhe buryo? Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni D, mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu bara ry'umukara. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika
ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuhavugiriza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Rero aho hantu hashyirwa icyapa kirangwa no kuba giteye kubihe buryo, araba ngo ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, se ngo ishusho y'uruziga mu buso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye, ndizera ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, ishusho y'uruziga mu buso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Bari bavuze ibyapa, bavuze ko bibujijwe kuvuza amahoni. Ko bibujijwe ugahita umenya ko ari ibyapa bibuza, ugahita umenya ko birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira tungahe? Araba ngo tubiri, se B katubwira ngo dutatu, se katubwira ngo kamwe, teka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira. Imvura iraguye ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura amazi, duhanagura birahuri. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ubonye igiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni se, nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri kamwe. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kizami cy'uyu munsi cyabazaga ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibigire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubihe binyabiziga? Tegereze neza. Araba ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ahateganye. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cyanyacyo, mu gihe D iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe. Bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko hano igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye kujya ubona ikizami cyose kimaze gukorwa, jya aho hantu handitse subscribe wakande, ikintu cyose nkiraho ari icyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ahantu waba uri hose mu gihugu, iyo ufite ibyangombwa iminota 3 bumaze kubona kode y'itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, uduha amasaha abonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizame, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo. Uri hafi gukora, jya urakosora ikizami cyose cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka. Amahirwe masa ku bantu bari hafi gukora. Ndabakunda cyane, Imana imuha umugisha, mugire ibihe byiza.